watubwira perezida wa South Africa? South Africa. None se ubwo urumva ngo yaba ari umuperezida w'igihugu cy'u Rwanda? Yaba ari perezida w'iki gihugu? Nta gihugu cya South Africa kibaho. Nkubaze nk'ubu mama wafite abana bane, umwe yitwa Uburasirazuba, undi Burengerazuba, undi Amajyepfo, ubwo wa kane yaba yitwa nde? Wa kane se kandi numva ari umnuzi ni Uburengerazuba. Hello guys, this is the Hope Pictures niggas the kids Live TV. Tugiye kujya tubaha shows zitandukanye, nizere yuko ari ibintu bizabaryohera. By the names the Hope Pictures niggas, first of all subscribe, comments birakenewe cyane, kandi share ntimuzibagirwe nazo. Turi kumwe n'umwari duhuye aha ngaha, twari twifuje kuganira nawe. Ni the Hope muvugana, wowe bakwita nde? Akimana Pamela. Mbere ya byose Akimana Pamela, uri muntu ki? Ngubu uyu munsi tuvugana u Rwanda rw'ejo hazaza. Ikindi narabyaye, yego mfite umwana, ariko nanjye mfite intego y'ejo hazaza heza kandi hazangirira akamaro n'uwo nabyaye. Wabyayeho byejo ngo ndumva yuko ari heza kandi mfite gukora cyane ngo nkazagera ku bintu byiza kandi nkagira umumaro igihugu ndetse n'umuryango wanjye. Hagati y'umu boyfriend wawe aho kugira ngo apfe avemo umwuka, naho kugira ngo wowe ku giti cyawe mu buzima bwawe, uri kucyumva neza? Wowe ucika amaguru abiri n'ukuboko kumwe, usigarana ukuboko kumwe nta maguru abiri, wahitamo iki kimwe muri byo? Icyo nahitamo uwo nguwo yaba ari umu boyfriend, ariko ikindi yapfa ku giti cyanjye. Emotional damn it. Kuko nabyaye nshobora kumusiga we akazamutererana ntabashe kumurera neza, ariko njyewe ako mubyeyi kaza nkabasha kumwitaho. Ubwo weho wahitamo uwo boyfriend agapfa kubera impamvu, kubera umwana wanjye. Kubijyaniranye na experience y'ururimi rwuzi neza hagati y'Ikinyarwanda, Icyongereza ndetse n'Igifaransa n'ururimi rw'Igiswahili? Ikinyarwanda cyane cyane. Kinyarwanda, okay. Reka tukubaze mu Kinyarwanda. Kugeza amaginga ya watubwira perezida wa South Africa? South Africa. Perezida wa South Africa? None se ubwo urumva ngo yaba ari umuperezida w'igihugu cy'u Rwanda? Yaba ari perezida w'iki gihugu? Nta gihugu cya South Africa kibaho. David Bogart. Neza Jama, bimeze bite se? Ni sawa ntaribi. Amakuru se? Fresh. Umeze neza? Neza ntaribi. Amazina ninde? Amazina wenda DJ Zgoya on the mix. Badman, the killer, the teacher, the preacher, the conductor, yana kwica. Ko numva ufite vibe nkiza abahanzi, uri umuhanzi? Bro, amuhanzi man. Uvuze ngo? Amuhanzi man. Okay. For sure. Ufite indirimbo? Njyewe mfite ibitekerezo byinshi cyane. Ufite ibitekerezo byinshi cyane? Cyane. Nkibihe? Njyewe kuri music, kuri life, dial life to always mfite ibitekerezo man. Nese ko mbona usa nk'umuhanzi, nta kuntu wadutamo nk'aga freestyle ku buryo nyine twemeza tu. Man, shaka ngutema aga freestyle gatoya se. Ko narajya se. Sorry. Agurage. Nzariranyishe wallahi. Kari ibibazo se Bogart. Uzima ni hatari bro. Uzima ni danje. Nese wakwibariza utubazo hanyuma ibyo kurya tukaza kubisubiraho nyuma. Oya nta kibazo, ntago ari yanzara yindi man, tu ni bya bindi by'abajene, ariko tundameze neza man, nta nakubanza ariko nge naribi. Nge nkubaze nk'ubu mama wafite abana bane, umwe yitwa Uburasirazuba, undi Burengerazuba, undi Amajyepfo, ubwo wa kane yaba yitwa nde? Wa kane se kandi numva ari umnuzi ni Uburengerazuba. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man.
kandi nakubwiye ko mama afite abana 4 nawe urimo ubwo nanjye ndi umujyi wa Kigali. Igisubizo cyacyo kiravuga ngo kubera ko nakubwiye ko mama afite abana 4 mvugamo abana 3 ubwo wa 4 ni wowe sura kubyumva. Ikindi kibazo indege yavuye hano mu Rwanda igenda muri Kenya iminota 80 ariko mu kugaruka bitwara isaha n'igice, isaha n'iminota 20. ubwo kubera iki iri kuvayo yatinze kandi n'ubundi ari ahantu hamwe? Bro, ibyo ngibyo uzabibaze pilote kabisa igiyemo naho ngiye kabisa ntabwo mbizi. You're teasing me, naughty not. Wampaye aga freestyle uko mbona nyine ufite vibe z'abahanzi. Ndi kubona nawe ufite outfit zirarenze wagira ngo uri umuhanzi. Sha kandi ndiwe nakubwiye ko ari yo muziki wa niko kazi ka day by day. Ewe gawe see the outfit. Bogara ahagaze outfit za danje. Aga freestyle gato yasura gakeneye man bro. Aga freestyle gato for sure. Twabatije uyu muziki bumvye na like twinjijemo DJ swo y'abana buri beti bari mu matwi bumve swing uri mwiza nimba mbeshi man. Angwino usange DJ swo yukirigita man. Bad man the teacher the pride wakwica. For sure. Cyazira renze Bogara. Biracyaza bro. Biracyaza. Turacyakeneye icyo bita my power. What? Icyo bita my power. Gari. Ububona ukeneye nk'iki kugira ngo utangire kariyeri y'umuziki? Twebwe se man ibintu ubuzima nyine bari haso gusa nyine right now tuba tumeze neza twishimye cyane kuko rega bino tuba turimo bro ni nk'akazi ni umuhamagaro w'Imana bro. Umuhamagaro w'Imana? Twaje dukenewe. Ubwo ubona talent yawe izageza nko mu myaka 2 iri imbere? Talent yanjye shangiye mba mfite ibyifuzo byo kuba byibura nicanye na Drake ku meza mwe tuduciriye. Ubu nka Drake nyine baramuramutse muhuye wamubwira nk'iki? Drake man uretse kuba twaciringa byonyine nkaba namujya pushe ngo ati bless up big man. Yeah, thank you so much. Wakoze kutwemerera ko tuganira nawe, wakoze kabisa. For sure. Asante sana namwe The Hope TV. Yeah man. Iba yita Wave TV turi kuganira na Bogare wacu DJ Zoya on the mix. Ni Wave TV nk'ibisanzwe ni The Hope Cries. Guys, tubashishikarije gukora subscribe, comment and share kuri Wave TV. We love you so much.